murakoze cyane. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi hano muri iyi kaminuza, imwe muri kaminuza nziza za mbere ku isi yose. Ukuri ko nababwira, sinigeze niga ngo nsoze kaminuza nk'uko mwe bimeze ubu, ariko ubu kuba ndi kumwe namwe aha birasa nkaho nanjye mbarizwa mu basoje kaminuza. Uyu munsi ndifuza kubabwira inkuru zigera kuri 3 z'ibyambayeho mu mateka y'ubuzima bwanjye. Izo nkuru akaba ari izi ngizi. Uwo ni Steve Jobs. Ntigeze agira amahirwe ngo yige amashuri mu buryo busanzwe nk'uko benshi twiga tukaminuza, ariko yakoze byinshi bitangaje cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Isi yose irakurikira. Tubahaye ikaze mu kiganiro inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Telefone za iPhone, iPad tablet, iPod, iTunes, Macintosh computer ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigaragazwa n'akamenyetso ka pome rumyeho, byose ni umusaruro w'icyuya ndetse no gukora cyane by'umugabo wamenyekanye mu isi y'ikoranabuhanga, Steve Jobs. Steve Jobs yari umugabo ufite amateka y'ubuzima akomeye. Inkuru y'ubuzima bwe ikaba yuzuyemo amasomo menshi yahindura ubuzima bwa benshi. Njye n'abandi benshi, inkuru y'ubuzima bwe twakuyemo amasomo akomeye cyane. Ntekereza ko nawe iyi nkuru yakwigisha cyane. Niyo mpamvu muri iyi video nifuje kugusangiza iyi nkuru. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukuyikurikirana kugeza ku musozo. Ufite igitekerezo, andika muri comment section, biremewe. Tariki ya 24 Gashyantare 1955 niyo tariki y'amavuko ya Steve Jobs. Yavukiye ahitwa San Francisco muri California, mu gace kaje guhinduka Silicon Valley. Steve Jobs, ababyeyi b'amaraso bamubyaye batabyiteguye, nta bushobozi bwo kurera umwana wabo bafite. Bari bakiri bato cyane, imyaka 18. Ikindi kandi bari bakiri abanyeshuri. Kubera iyo mpamvu rero baje kureba umuryango wifashije kugira ngo barerere umwana, bimwe bizwi nka adoption. Gusa ariko ko nyina yifuzaga ko byaje kugenda, kubera ko umwana wabo yaje kurerwa na Paul Jobs ndetse n'umugore we Carol Jobs batari bifashije cyane. Ikindi kandi ntibari barize amashuri ahagije nk'uko mama wa Steve Jobs yabyifuzaga. Gusa nawe nta yandi mahitamo yari afite. Ubwo Steve Jobs aza kurerwa n'abandi babyeyi batamubyaye atyo. Abo babyeyi bashya ba Steve Jobs bamubereye ababyeyi beza, baragerageje bamuha byose bijyanye n'ubushobozi bwabo ngo bamurere neza. Mama we Mushakara Jobs yamwigishije gusoma no kwandika hakiri kare ataranatangira ishuri. Ubwo ku myaka 3 yonyine yari azi gusoma no kwandika. Paul Jobs ari we papa we Musha yari asanzwe akora akazi k'ubukanishi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'imodoka, akabikorerewe mu rugo. Ubwo kandi akimara kwa Dr. Steve Jobs yakundaga gukora iyo mirimo ye ari kumwe n'umuhungu we Steve Jobs. Ubwo ibyo byose byatumye Steve Jobs akunda electronique hakiri kare. Ubwo igihe cyarageze Steve Jobs bamutangiza mu ishuri. Yatangiriye amashuri ye mu ishuri rya Mutarama Elementary School, akomereza amashuri yisumbuye muri Homestead High School. Yaje kuba umwana w'umuhanga cyane, dore ko yakundaga gusoma ibitabo byinshi cyane cyane bivuga ku ikoranabuhanga muri electronique. Ariko nubwo Steve Jobs mu ishuri yari umuhanga, abandi banyeshuri bamwe na bamwe hari ubwo batamwiyumvagamo neza, bamwe bamutoteza, bamukorera bimwe bizwi nko kunyuzura. Ibyo byaje gutuma atangira kumva yanze ishuri, akumva yanarivamo. Gusa yakomeje kwiga ariko mu buryo bugoye, aza gusoza amashuri yisumbuye ku manota meza. Amaze gusoza amashuri yisumbuye ku myaka 17 y'amavuko, mu 1972 yaje gukomereza amasomo ye muri Reed College. Gusa iryo shuri ryari rihenze cyane ku buryo atabashaga kuryigondera. Ababyeyi be bamureraga ntibabashaga kubona amafaranga ahagije ngo bamurihire iryo shuri.
yaje kuva muri iryo shuri nyuma y'amezi 6 gusa aritangiye. Ubwo ni ukuvuga ko yize igihembwe kimwe gusa. Ubwo yaje kwicara igihe kingana n'umwaka n'igice atiga. Nyuma aza kwiga isomo ry'igihe gito short course ryitwa calligraphy. Iryo ryari isomo yakundaga cyane, dore ko ngo hane naryo ryavuyemo ibitekerezo byo gukora computer ya Macintosh. Ubwo yakurikiranaga iryo somo rya calligraphy, naho yagowe cyane n'imibereho, kurya, kubona aho kuba, ingendo n'ibindi byose nkenerwa, kubibona byari ingorabahizi. Ubwo yakurikiranaga iryo somo rya calligraphy, yacumbikirwaga n'inshuti ze kubera ko atabashaga kubona amafaranga yo kwishyura icumbi mu kigo. Byamusabaga gukusanya amacupa ya koke kugira ngo abashe byibuze kubona amasenti 50 yo kugura ibyo kurya. Yaraguwe cyane muri iyo minsi. Ubwo yarashuje irya somo rya calligraphy, Steve Jobs yaje guhura n'inshuti ye ya kera, Steve Wozniak, umusore wakundaga ikoranabuhanga cyane, wamurushaga imyaka 5, dore ko yari afite imyaka 25, mu gihe Steve Jobs we yari afite imyaka 20. Bari bahuje gukunda ikoranabuhanga, ngo batangiye kwiga uko bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Batangiye bakorera mu igaraje ry'ababyeyi ba Steve Jobs, umushinga wabo cyangwa se uruganda rwabo baza kuri izina rya Apple, ari byo pome. Bahisemo iryo zina kubera amateka bari bafitanye n'urubuto rwa pome. Pome nizo mbuto zabareze, zari imbuto bakundaga kurya mu bwana bwabo. Abo basore bakomeje gukora ubushakashatsi, bavumbura byinshi mu ikoranabuhanga. Bombi bari abahanga cyane, dore ko Steve Wozniak yari yarigeze gukora igisa na telefone yahamagaraga hariho hose ku buntu, bahaye izina rya Blue Box. Ubwo hari mu mwaka w'1972. Ubwo ibyo biri mu byatumye Steve Jobs abona ko Wozniak ari umuntu bashobora guhuza mu mugambi wo guhindura isi. Uko ari babiri bonyine baje gutangiza uruganda rwa Apple, bahereye mu igaraje ry'ababyeyi, ku buryo mu myaka 10 yonyine kampani yari yaragutse cyane, ifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari ndetse n'abakozi bagera ku 4,000. Nubwo byari bimeze bityo ariko Steve Jobs yaragikomeje guhura n'ingorane. Ku myaka 30 y'amavuko yaje kwirukanwa mu ruganda yatangije ubwe, rusigaramo abandi bataruvunikiye, we yongera guhera ku busa. Byatangiye ubwo mu mwaka w'1983 Steve Jobs asaba John Sculley ko yazaba agakorana, kuko yabonaga afite impano mu bucuruzi. Nyamara ibyo byari byaguye yari yikururiye, byari kumugunga mu myaka yari gukurikiraho, kubera ko ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4 mu 1985 mu nama yakozwe, Steve Jobs yakuwe ku nshingano zose yari afite mu ruganda rwa Apple, kandi ari we warushinze. Ubwo muri uwo mwaka w'1985, nyuma y'uko Steve Jobs yirukanwe mu ruganda rwa Apple, yaje gutangiza undi mushinga yise The Next, ndetse n'undi mushinga witwa Pixar Animation Studio. Nyuma y'uko Steve Jobs avuye mu ruganda rwa Apple, uruganda rwaje guhomba cyane. Biba ngombwa ko bongera guhamagara Steve Jobs ngo agaruke mu ruganda rwa Apple. Ubwo nyuma y'imyaka 10 yose afite ingamba nyinshi zaje guhindura ibintu byinshi cyane, byaje gutuma mu 1998 hakorwa iMac, bakora iPod na iTunes. Noneho muri 2007 bakora iPhone dukunda turi benshi. Muri 2010 iPad tablet itugeraho. Muri isi y'ikoranabuhanga byinshi tubona bikadutangaza, bimwe bitworohereza ubuzima byavuye mu gukora cyane k'uyu mugabo Steve Jobs. Tugarutse inyuma gato, mu mwaka w'2003 Steve Jobs yaje gupimwa, basanga arwaye kanseri y'urwagashya, ariko kubwo kutavurwa neza ngo ikire, iza kumuhitana mu kwezi kwa 10 tariki ya 5 muri 2011. Iyi niyo nkuru y'ubuzima bwa Steve Jobs izima amasomo menshi, kandi nawe akaba hari amasomo y'ubuzima yadusigiye mbere y'uko apfa, cyane cyane mu magambo yagiye avuga. Reka turebere noneho hamwe muri aya masomo twifashishije ikiganiro yatanze muri kaminuza ya Stanford mu muhango wo gutanga impamyabushobozi muri 2005. Isomo rya mbere yadusigiye ni iri ngiri: rimwe na rimwe hari ubwo gutsindwa bari nk'amahirwe mu bihe bizaza ashobora kukugeza ku ntsinzi yewe iruta n'iya mbere.
kubera ko hari ubwo usanga ari byo bibaye inzira yakugeza heza cyane kurusha naho wahoze mbere. Aduha urugero ku byamubayeho mu buzima, nk'aho yigeze kubura amafaranga y'ishuri ubwo yatangiraga kwiga muri Reed College. Akibona ko byanze bibonaga nk'ikibazo gikomeye cyane, nyamara nibyo byatumye yiga isomo rya kurigarafi, ari byo byamufashije gukora computer ya Macintosh. Isomo rya kabiri, menya icyo ukwiye gukora kandi ukunda hakiri kare. Tangira urugendo ruzatuma inzozi zawe ziba impamo hakiri kare. Found what I love to do early in life. Twamenye icyo dukwiye gukora kandi dukunda hakiri kare. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. Twatangije cyaje guhinduka uruganda rwa Apple ubwo nari ngifite imyaka 20 yonyine. Twarabiharaniye dukora cyane ku buryo mu myaka 10 yonyine uruganda rwarakuze cyane, kuva dukorera mu igaraje ryo mu rugo turi babiri gusa, biza guhinduka kampani nini cyane ifite agaciro kagera kuri miliyari 2 ndetse n'abakozi bagera ku 4,000. Isomo rya gatatu, mu gihe byanze tangira nanone bundi bushya. Hari ubwo ugeraho byanga ukaba nk'usubiye inyuma, muri icyo gihe ntuzahita uterera iyo ngo ubivemo, ahubwo uzongere wishakemo imbaraga ukomeze urugendo. Nubona inzira imwe yanze uzafata indi nzira, wenda yo yazakugezayo. How can you get fired from a company you started? Ku myaka 30 y'amavuko nirukanwe muri Apple. Ese bishoboka bite ko wirukanwa muri company wihimbiye ubwawe kandi ukayitangiza wenyine? Uko company yacu yakomeje gukura, nagize igitekerezo cyo gushaka umuntu usa nkaho afitemo impano ngo dufatanye gucunga company yacu neza. Umwaka wa mbere dukorana ibintu byari bimeze neza, gusa ikibazo cyaje kuvuka nyuma. Ntitwaje guhuza mu kugena icyerekezo cya company yacu mu gihe kizaza. Nyamara ubwo yazaga muri company yacu twamuhaye inshingano zo kuba diregiteri w'uruganda. Ubwo icyaje kuvamo, ku myaka 30 nirukanwe mu ruganda, sinari nkirubarizwamo. Ibyo natekerezaga ko nzaba mu bintunze mu myaka y'ubukuru bwanjye bwose byashizwe ku iherezo. Nyuma yaho mu mezi make yabanje sinari nzi icyo nkwiye gukora, gusa nyuma y'igihe runaka nongeye kwishakamo imbaraga ntangira bundi bushya. Nyuma y'imyaka 5 mvuye muri Apple nongeye gutangira undi mushinga mushya, naje kuwita Next, ndetse n'indi company yitwa Pixar. Ikindi kandi naje guhura n'umukobwa mwiza bihebuje waje kuba umugore wanjye. Pixar twashinze niyo yaje gukora filime za mbere zo mu bwoko bwa animation kandi zakunzwe cyane ku isi yose, arizo Toy Story ndetse n'izindi. Years I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Isomo rya kane, igihe dufite ni gito cyane, ntidukwiye kugipfusha ubusa tuba mu buzima bw'abandi, turwanira inzozi z'abandi aho kurwanira izacu. Isomo rya gatanu, rekeraho kugwa mu mutego w'ibitekerezo by'abandi biyobya cyangwa se by'incantege. Ntuzakunde ko urusaku rw'amagambo ya rubanda ruburiza mu ijwi ry'umutima wawe. Kurikira icyo umutima wawe ushaka, apana ibyo abandi bashaka. Baza umutima wawe uti, ese ni iki nshobora gukora kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke bwiza? Rekeraho kuba mu bwoba, haguruka ushikame urwane, uzabigeraho. Ni byinshi twakora muri iyi nkuru, amasomo yo ni menshi. Reka inkuru yacu tuyisubikira aha ngaha, tujye gukoresha ibyo twize. Niba wumva uremerewe, ufite agahinda gakabije, wumva ucitse intege, ukeneye amagambo yagusubizamo imbaraga, kurikira ikiganiro Inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Byose ni hano kuri YouTube channel yacu. Kora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibindi biganiro tubagezaho. Nta kindi kirenzeho nabifuriza usibye guhirwa mu buzima bwanyu. Uwiteka abahe umugisha. Nakagaruka.